kintu nashyiramo imbaraga nuku development uhereye hasi nge namanuka muri primaire uhera mu mwaka wa 4 nkashyiraho amabushanwa ahoraho nkazamuka muri secondaire troncome nkashyiraho amabushanwa ahoraho nkazamuka superieur nkashyiraho amabushanwa ahoraho za kaminuza zikongera zigakina tukagira ama equipe y'abana akina mbere y'ama equipe makuru mu cyiciro cya kabiri nkabigira ihame ikipe idafite iyo structure nkayikura mu marushanwa uko nta kintu yabimaze kandi cyabigiriye gufasha igihugu ikindi n'ugutegura n'abatoza b'abana bakaba benshi kugira ngo tubashe kudevelopa impano nyinshi tubaye ikaze mukurikiye Mfata Ikiganza TV ni TV cyangwa se televiziyo kwera kuri YouTube aho ugenda ukajya muri search yawe ukandikamo Mfata Ikiganza umwanya TV warangiza ukasubscribe kugira ngo ama video yose dushyiraho ujye areba mu minsi ishize twajyamo tuganira tureba zimwe mu mpano z'abana n'abanyarwanda uburyo kizitezwa imbere n'uburyo zishobora gufasha kugira ngo zigere aho zakwiye kuba zigera ni uruhare rwanjye n'uruhe kugira ngo abana b'abanyarwanda by'umwihariko abadafite kivurira cyangwa se abadafite aho bahera kugira ngo batere imbere tubateze imbere uyu munsi ni umunsi udasanzwe nkuko mureba ngaha ndi kumwe n'umutumirwa umwe mu bagabo bazwi hano mu karere ka Muhanga araza kuba atubwira amazina ye atubwire n'icyo akora ubundi tuze kuba tuganira kuri byinshi twateguye uyu munsi turifuza kuza kuganira cyane twibanda ese ni gute umwana ashobora kumenya ko afite impano ikindi ese ni gute n'umubyeyi ashobora kumenya yuko wa mwana yabyaye cyangwa se mu bana barenga babiri afite hari umwe ufite impano runaka itandukanye tukibaza ngo nese bamwe bashinzwe kureba impano z'abana b'abanyarwanda nirihe banga bakoresha kugira ngo bamenye ngo uyu mwana afite impano reka tumukurikirane ukora subscribe maze ukoresha kugira ngo buri muntu wese agire uruhare mu kuzamura impano y'umwana w'umunyarwanda tumaze kubabwira yuko turi kumwe n'umutumirwa hano kuri Mfata Ikiganza TV reka dutangire tumwakira kuri ubu ngubu n'izi nsuzanyo zigezweho kugira ngo twirinde COVID-19 batunyamo twibwira tubwira amazina yanyu ndetse muri rusange n'icyo mukora kugira ngo n'abakurikiye Mfata Ikiganza TV bamenye ese turi kuganira nande ese icyo turi kuganiraho afite ubuhe bumenye kugira ngo buri muntu wese yumve anyuzwe murakoze cyane amazina yanjye nitwa Niyonsaba Michel Vincent abenshi banzi ku izina rya Zinga kuko iryo zina abantu benshi bamenyereye abandi umutoza w'umupira w'amaguru mu ishuri ryigisha umupira w'amaguru rya The Winners Football Training Center riherereye mu karere ka Muhanga aho natangiye aka kazi ko kwigisha abana umupira w'amaguru kuva muri 2008 kugeza n'ubu ngubu akaba ari gukora wenda turimo tuganira tubwigiye watangiriye rumva maze igihe kirekire ese ni ikintu cyatumye ugira motivation yo kuvuga ngo reka njye gutoza umupira w'amaguru birumvikana neza ko buriya umupira w'amaguru cyane cyane uhereye mu batoya akenshi aba ari umuhamagaro akenshi impano umuntu avukana ntabwo ari ibintu akenshi burya wiga ahubwo ubyisangamo natwe rero nyuma yaho twakinaga umupira mu yari junior ya Flash ariko bikaza kusa nkaho twe gukina umupira bitadukundiye twisanze dufite ubushobozi cyangwa se impano yo gufasha no kurera no gutegura impano z'umupira w'amaguru kuduhereye mu bakiri batoya komeze kwijambo cyane nshako kuza kwibandaho ryitwa impano ubundi ni ryari umuntu ashaka kuvuga ngo mfite impano ubundi by'umwihariko tugiye kukunda kwibanda mu bana cyane ni ryari umwana amenya ko afite impano ubundi umwana ubwe yenda ndaza kubivuga mu buryo bubiri cyangwa se mu byiciro bibiri bitandukanye umwana kuva ku myaka umwe kuzamura kugeza ku myaka 12 n'itatu n'itanu uwo mwana hari igihe abatari yamenya neza ko afite impano
hari impano ye runaka batari yibonamo. Ariko se ni gute abandi bantu bayimubonamo cyangwa se umubyeyi bayimubonamo? Buriya iyo ufite abana akenshi nk'ababyeyi bakunda kureba abana cyane, hari ibintu umwana akura kubaganya. Ugasanga afite imyaka 3 ari kuri microphone igihe ayibonye, ugasanga afite imyaka 4 arahaza agafata ibintu by'ibijerekana akabyestara akabikoramo sembari, undi agafata igiti hana akakigira microphone. Biriya biba bigaragaza impano ye. Undi nawe akajya ahora abwira papa ati papa mama ndashaka umupira wo gukina, aho abonye umupira hose ugasanga arawuririra, ugasanga ntashaka kuwusiga inyuma. Iyo buriya aba ari kugenda kwereka ikintu abitsemo. Undi nawe ugasanga niba yajyanye n'ababyeyi gusenga, ya ndirimbo baririmbye akaza byibura afite amagambo 10 muri iyo ndirimbo yafashe, akaza kandi yigana uko bacuranze, uko baririmbye, animation uko yagendaga. Buriya ndashaka kujya kubwira ngo iyo mpano naho ngo zigaragarira. Umubyeyi ukurikirana ubasha kureba neza no kuvumbura bya bintu wa mwana yibitsemo. Ikindi nko muri football buriya biba byiza nkatwe tuba mu bana, akenshi burya n'abandi bana ubwabo bagufasha kuvumbura neza impano ya wa mwana bari kumwe nawe. Hari uburyo bayigufashamo. Buriya abana ni abamarayika. Abana baraza bakakubwira bati ariko coach uti karame kanaka ko twabonye azi gukina, mwabibonye gute? Ngo nyamara ngo iyo turi gukina rese niwe udutsindira ibitego, ngo kandi ngo iyo turi gukina kagomba ngo nyamara akina mu izamu neza. Bati nyamara koca uyu yadufasha mu izamu. Buriya rimwe na rimwe mu bana naho ubwaho habamo abarimu, habamo amatoza. Biba byiza kubatega n'amatwi nabo ubwabo kabumva. None hari igihe bakubwira ikintu nawe ugakora research. Iyo umaze kureba rero ukitegereza ubona ya mpano. Noneho icyo ni icyiciro cya mbere cyo kuva ku myaka 15 gusubiza hasi. Noneho hari n'ikindi cyiciro kiva ku myaka 15 kuzamura ukageza kuri 17. Uriya aba yamaze kwisobanukira, uriya aba yamaze gutangira kumenya koko hari impano runaka yifitemo. Niyo mpamvu buriya nawe ubwawe nk'umutoza utangira kumubwira uti urashoboye, wowe wakora iki mu buryo bunubu, wowe wakura baraha ngaha ukayijyana ukayigeza, wowe se ushobora kubamo umunyezamu mwiza. Mu mbabarire ndibwibare kuri football ko niyo domene yawe niyo mfitemo ubumenyi runaka. Hanyuma ni naho dutangira kubonera ngo uyu mwana ashoboye gukina nimero 2, uyu mwana ashobora kubamo umurikipirateur mwiza, uyu mwana ashobora kubamo striker mwiza, ashobora kubamo goalkeeper mwiza. Naho ngaho dutangira kubirebera. Noneho ugatangira ukamubwira uti ngiye kugufasha mu buryo bunubu, ngiye kugutoza umwanya uyu n'uyu kandi nifuza kuzawukina. Yenda mu myanya iri mu kibuga ukamuhitiramo imyanya nk'itatu, uvuga uti nintakubona aha nzajya nkubona, ninakubona aha nzajya nkubona. None ugatangira sasa ya mpano ye ukayidevelopa, yakureba ugasaba mu myaka 18 atangiye kubaho umukinnyi mwiza. Misengira amatsiko burasina ntashaka kuba umubyeyi ashaka guhitaramo umwana impano yakurikira. Bijya bibaho cyane cyane ko nk'ababyeyi biwacu muri Afrika urabizi bijyanye n'uburyo twakuzemo n'uburyo n'ababyeyi bacu baba barabayeho. Hari umubyeyi ukubwira uti niba ugiye gukina ndabona ushobora gutandukana n'ishuri, ahubwo ntatekereze ko ushobora kubifatanya. Hari umubyeyi ukubwira uti ngewe nakuze ndi engineer, niba ndi engineer cyangwa se entrepreneur biranunze, ni kawaida nawe ujye kwiga ibyo nize. Ariko burya biba byiza iyo uretse ya mpano iri mu muntu igahaguruka ubwayo igashayininga. Sibyo biba byiza kureka umuntu icyo yiyumvamo, cyane cyane burya ntibazana kubeshya. Umwana ikintu yiyumvamo abakiyumvamo burya akenshi ni nacyo abashoboye. Iyo umuhitiyemo rero hari igihe birangira byanze ugasanga future yiwe ntigenze uko wabiteganyije. Ese ubundi impano iva he? Ibana umuntu arayivukana cyangwa iba mu miryango runaka, nimba papa yari umukinnyi football, mama we ari umucuranzi mwiza, cyangwa se impano iba mu maraso. Yes, impano iravukana
ahubwo ni uburyo igaragazwa cyangwa igaragarira bose nibwo butandukanye, kubera ko hari nk'umwana ushobora kuvukana impano ariko ntihagire n'umuntu ubona ko ayifite bitewe n'iki miriye yavukiyeho. Noneho ugasanga niba nta muntu wamanutse hariya ngo ajye kumureba, nk'ubu ngubu urugero dushobora kuba dufite abana hariya kuri stade benshi bazi umupira ariko harimo n'abatawuzi. Noneho ugasanga hari abana bari mu murenge wa Nyarusange, mu murenge w'Icyeza, mu murenge w'Ishyogwe bazi umupira ariko batabashije gukurikirana. Wagerayo ugasanga mu bana 20 bahari ukuyemo abana 3 kandi bakaza wabageza hano kuri stade bagashayininga bakabazanyenyeri twavuga. Impano rero akenshi buriya impano ya football, impano y'umuziki ziravuka, ariko nanone hari nko muri football hari abantu bashobora gukina football mu muryango wabo ntawayikina, ahubwo biturutse kukuba barashyizemo umuhate n'ubushake bwinshi kugira bagere kuri ibyo bintu, noneho bakagira n'abantu babakurikirana bakabafasha, abo nabo babaho. Hari ibintu ababyeyi benshi akunda kwibaza cyane, bibaza ngo ese iyo umwana anyeretse ko afite impano, ese nakora iki kugira ngo ya mpano y'umwana wanjye ibe yamutunga? Birumvikana neza ko ababyeyi benshi twese ntabwo dufite ubushobozi runaka bwo kubasha gufasha abana bacu ngo babe develope muri bya bintu bifitemo, ahubwo birashoboka ko ushobora kujya kureba ese bamwe mu bantu muturanye, bamwe mu bantu ubona bakora mu madomene runaka, ukababwira uti ariko se ko mfite umwana mu buryo runaka, njye namubonye abasha gukina umupira mwikaritsiye n'abandi bana mubona ashobora kuba umukinnyi mwiza, namubonye se abasha gucuranga mu rusengero mubona ashobora kuba umucuranzi mwiza, namubonye se ari umu danceman cyangwa danceman ashobora kubyina neza. Ibyo byose ukegera abantu, kuko icyiza gihari nuko igihugu cyacu cyateye imbere, ubu ahantu utambutse hose wasanga umuntu ufite ubumenyi runaka mu kintu runaka. Byiza rero iyo ubashije kwegera abantu bafite ubwo bumenyi runaka ukababwira uti mfite impano, mfite umwana nabonye afite impano, mubishoboye mwazamureba mukagira icyo mumufasha, kuko abantu bashinzwe kudevelopa impano ubu ngubu bagenda biyongera muri buri domaine. Ni byiza rero ko wegera abantu kugira ngo bereke ko hari impano ihari, noneho bagufashe kuyibyaza umusaruro. Tumenya ahantu impano iva, twabanje kuvuga ko ari impano ivukanwa, hari umuntu uvukana impano, hari n'umuntu ushobora kwishyiramo imbaraga kugira ngo ya mpano ye itere imbere. Ese kocyo ni ikintu gishobora kuba cyakwica impano y'umuntu? Ibintu bishobora kwica impano y'umwana ni byinshi bitandukanye. Icya mbere hari ubuzima dukuriramo, ubuzima tuvukiramo tukanabukuriramo, buriya bugira efe nini ku byo tuzabarya. Miriye yacu aho twakuriye, aho twavukiye, hagiye na rimwe abo tuzababo. Ubwo ni uburyo bw'imibereho bushobora gutuma impano yangirika, kandi bibaho. Urugero, niba ushobora gukina football, wava ku kibuga wagera mu rugo ugasanga kurya ni ikibazo, kandi turabizi neza umufootballer cyangwa se umusportife muri rusange agomba kubona ibyo kurya bihagije n'ibyo kunywa bihagije. Noneho wagera mu rugo ugasanga ibyo kurya no kunywa ni ikibazo, icyo gihe iyo mpano yawe buriya ibiri gusubira inyuma. Hanyuma ikindi ni uburyo twakuzemo, twageze mu myaka 15 duhura na groupe mbi muri kwa gutoranya inshuti, kuko uriya mwana buriya w'imyaka 15 n'itandatu n'irindwi aba yatangiye guhitamo inshuti azabana nabo mu buzima bwe bw'ejo hazaza. Za nshuti rero yatoranyijemo zishobora kuba mbi, sibyo? Zishobora kuba hari abanywa itabi, kandi turabizi twese ko urubyiruko rwinshi ruri mu itabi. Hari abanywa inzoga nyinshi, twese turabizi ko urubyiruko ruri kunywa inzoga. Noneho hari abasambanyi, icyo nacyo ni ikibazo. Ikindi hari abajura cyangwa se indi mico runaka ishobora gutuma uwo mwana cyangwa se uwo muntu atisanga muri ya mpano yari afite. Ibyo byose rero ngiye mvuga, iyo tubihurije hamwe turaza tugasanga urubyiruko rwacu cyangwa se abantu bacu bakuze ari beza, ariko muri ya myaka yo kugira ngo babyaze umusaruro za mpano bari bifitemo birangiye
bya bindi twavuze byose, urwo rumogi, izo nzoga, abo bagore bitari ngombwa by'imburagihe, ubwo buzima twakuriyemo byose biraje bigize uruhare runini mu mibereho yacu cyangwa se mu kwica za mpano twabyirukanye cyangwa se twakuranye. Ibyo byose rero ni byatabi twavugaga inshuti yanjye, ni bwa buzima twakuriyemo. Abana ntabwo yabonye abantu bamuha gihanura, ntabwo yabonye abantu bamwigisha indangagaciro y'uwo ari we n'icyo agomba gukora kugira ngo ya mpano yifitemo ishayininge. Yego. Ese uri nk'umuntu afite bagize uruhare mu kuzamura football yo mu karere ka Muhanga, by'umwihariko niho abantu benshi bakuzi. Iyo mumenye yuko umwana afite impano kandi ari umukene, mukora iki? Birumvikana ikintu cya mbere dukora nk'abarezi ni ubuvugizi kuri bandi. Mbere na mbere duhera kuba mufite mu nshingano, kuko bamufite mu nshingano z'ibanze ni ababyeyi be. Hari ukuganira n'ababyeyi be ukamenya ngo ibyo umwana abura bafite ubushobozi bwo kubibona, bakakubwira bati ibi twabibona, ibi ntitwabibona. Noneho iyo ubonye hari ibyaboneka bishoboka, ubwo uganira n'abandi bantu mu buryo bugiye butandukanye, mu buryo bwo kumushakira byibura ibikoresho by'ibanze byamufasha kugira ngo adevelope ya mpano yifitemo. Ikiganiro cyacu hari abantu usanga bakunze kwitinya, bagera nko kuri stade hari amutoreza yabona ukuntu n'abana bambaye amagodiyo, bambaye amajezi, hari twabonye batatu dukopi bashyiramo batera udukona, bakumva yuko gukina football muri The Winners anaho mukorera akazi kanyu ka buri munsi ari ukuvuka mu muryango ishoboye cyangwa se muri abakire. Abana mwabwira iki koce? Birumvikana neza ko ibyo bibaho, twese byagiye bitubaho. Buriya natwe kwinjira muri stade byaratugoye, ariko mu by'ukuri aho tumariye kwinjiramo byari ibintu twaje gusanga ari ibintu byoroshye. Hari n'abana najyaga nakira, none nyuma twaganira bakambwira batereka reka twe twabonaga stade ari nk'urugo rw'umukire, urugo rukomeye cyane tudashobora kwinjiramo. None arababwira ababyeyi ngo twe tuzajya gukina kwa Zinga, ariko bakumva ababyeyi bakababwira ngo reka ntabwo aho se mwahagezwa n'iki, bati nyamara tuzajyayo. Icyo nabwira abo bana rero nuko The Winners irafunguye, imiryango ya The Winners irafunguye, ahubwo bo nibitinyuka, kuko The Winners twakira abana b'ibyiciro byose, baba bakire, baba bakene, baba barimo hagati. Icyo tugamije ni ukubyaza umusaruro impano abo bana bafite kugira ngo ejo zizahaguruke zishayininge cyangwa zirabagira. Nicyo ngicyo. Reka tugaruke ku buzima bwawe, ugeze uba umukinnyi wa football. Ese ni iki kintu mu buzima bwawe utazibagirwa ukiri muto y'ikina umupira w'amaguru? Kavuga ati kubiza akantu kambayeho ndi mu myaka yanjye mu gukina umupira w'amaguru sinzakibagirwa. Uriya twese ntawe utaryoherwa n'ubuzima bw'ishuri cyangwa se no gukina uri ku ishuri, ariko iyo bagusize wari witeguye uvuga uti nanjye nzajya gukina runaka, urababara inshuti yanjye. Byambayeho. Ese umukinnyi bamusize nko muri lokale, niwe mwanya wo kwiheba yakora iki? Niwo mwanya ahubwo wo gukora. Uretse ku mwana ntabwo ahita byumva, ariko iyo uri umuntu mukuru ukabona usigaye, niwo mwanya wo kwitegerezaho, wo kwitekerezaho no gutangira gukora cyane kugira ngo ahubwo ejo bazakubona urundi wundi. Uri umutoza ndire kosa akoze kubatira ikoze ndicujije. Buriya nk'umwana w'umuntu amakosa yo turayagira, ariko ikibi ni ukuyatindamo cyangwa se kuyasubira. Ariko hari nk'igihe ugira amahitamo mabi, yenda agaruka ku bijyanye n'ibyo nkora. Hari igihe ugira amahitamo mabi, ya mahitamo mabi wagize yenda mu kwarinya ekipe yawe akakuviramo gutsindwa, noneho ugatsindwa kandi yenda wigeze ahantu heza, ibyo nabyo birakubabaza. Yego. Gira ubutumwa uhereza cyangwa se uha abakurikiye Mfata Ikiganza TV, by'umwihariko ababyeyi bafite abana babo bafite impano zitandukanye. Ikindi usoza uragira ubutumwa uha abayobozi by'umwihariko b'igihugu ku mibereho y'abana b'Abanyarwanda, by'umwihariko ku mpano bafite? Icyo navuga ni uko ababyeyi badufashe bumve neza icyo dushaka mu bana babo, kubera ko ubundi umwana mbere y'uko aba umubyeyi, ariko burya umwana ni n'uw'igihugu, kuko buriya kugira igihugu ntako bisa. Twese rero turavuga tukisanga mu gihugu. Noneho kuvukira mu gihugu nk'u Rwanda gifite umutekano, gifite ubuyobozi bwiza, gifite buri kimwe,
biba akarusho. Niyo mpamvu rero nakwisabira ababyeyi guha uburenganzira abana bakaza bakiga umupira, bakiga basket, mbese umwana agahabwa uburenganzira bwo gukina, kuko gukina no kwiga no gukurikiranwa muri buri domaine ni inshingano z'ababyeyi, zikaba n'inshingano z'igihugu. Niyo mpamvu rero gusa ni byiza, uyu munsi wa none ni byiza kuko kera dutangira aka kazi kugira ngo uzumvishe n'umubyeyi ko agomba kugurira umwana imyambaro ya siporo, godiyo n'iki, byari bigoranye. Hari naho wajyaga bakakubwira bati umwana wacu agomba kujya yisengera Imana. Ntago abantu bakina umupira ntibasenga, abantu bakina umupira ntibiga, abantu bajya muri siporo hari ntago twe tubabona nk'ibirara. Ariko uyu munsi ni byiza kuko ababyeyi turafatanya muri byose, ariko turifuza ko bose babyumva kugira ngo izi mpano dufite tubashe kuzibyaza umusaruro. Uti niki wasaba ubuyobozi bw'igihugu cyangwa se abafite abana mu nshingano? Cyane cyane ndaza muri football kugira ngo kuko niho mbona hari ikibazo, badufashe, baze badufashe, dutegure duhereye hasi. Izo ntsinzi wavugaga zabuze, niduhera hasi tuzazibona. Izo ntsinzi wavugaga zitaboneka, nituzubaka zizaboneka. Kuko ntabwo ushobora kumbwira ngo nta mpano dufite, impano zo zirahari, ahubwo turazikurikirana dute. Ababishinzwe bamanuke bave mu biro, baze kuri tere, baze tuganire, baze tubereke ibyo turi gukora, ibyo tugezeho, ibyo twifuza kugeraho, noneho bafatanye natwe, kuko rega nitwe dufite abana. Ariko ntago urashaka gufata umwana uhereye mu wa 3 segonderi, mbere yuko agera mu wa 3 segonderi yarari he. Nicyo kibazo gihari. Ariko numanuka ukaza ugafata wa mwana uri mu wa 4 primaire, ukareba ahantu akorera, ahantu uburyo abayeho, uburyo akora n'iki afashwe, ukareba abamukurikirana, abo bose ukabitaho. Ndakubwiza ukuri ko za ntsinzi tuvuga zabuze zizaboneka kandi bibe byiza kurusha. Ikibazo cy'amatsiko tugana ku musozo ko cyane uramutse ugize nk'amahirwe ukanka minisitiri w'umuco na siporo mu Rwanda, ni ikintu washyiramo imbaraga cyane? Ikintu nashyiramo imbaraga ni uku development uhereye hasi. Nge namanuka muri primaire uhera mu mwaka wa 4, nkashyiraho amarushanwa ahoraho, nkazamuka muri segonderi tronkome nkashyiraho amarushanwa ahoraho, nkazamuka inspiriere nkashyiraho amarushanwa ahoraho, za kaminuza zikongera zigakina, tukagira ama ekipe y'abana akina mbere y'ama ekipe makuru. Mu cyiciro cya kabiri nkabigira ihame, ikipe idafite iyo structure nkayikura mu marushanwa kuko nta kintu yabimaze kandi cyabigiriye gufasha igihugu. Ngewe ni byinshi ariko ibyibanze nibyo ngibyo naheraho. Ikindi ni ugutegura n'abatoza b'abana bakaba benshi kugira ngo tubashe kudevelopa impano nyinshi. Turashimira cyane. Murakoze cyane. Turabashimiye cyane mwese mwari muduteza amatwi, ndi kumwe n'umutoza uzwi cyane hano mu karere ka Muhanga, yagiye azamura impano nyinshi cyane zikomeye. Bamwe mu bakinnyi bakomeye hano mu gihugu bagiye baca mu biganza by'uyu mugabo twitemo tuganira. Yagiye avuga byinshi cyane, mwagiye mwumva ukuntu umwana ashaka kumenya impano ye, mwagiye mwumva umubyeyi uburyo yakora kugira ngo impano y'umwana itere imbere, mwagiye mwumva nuko yuko twamaze ese uramutse ubaye umuyobozi w'imikino cyangwa se wa siporo n'umuco mu Rwanda, siporo gusa, wakwibanda ku iki, wakora iki kugira ngo abana b'Abanyarwanda batere imbere? Mwumvishe udukoryo twamubayeho, mwumvishe ko bya bindi kuba uri mu kibuga nayo byamubayeho. Reka tubashimire cyane, kora share cyangwa se kora subscribe, bangiza ukoresha ku zawe kuri Fata Ikiganza TV. Nitwa Alipe, nishimiye, Imana ibishimire.